ntarindi zina rikwiriye kuririmbwa, ntarindi zina rikwiriye gushimwa uretse Yesu umwana w'Imana, uretse Yesu ukwiriye gushimwa. Amen. Ntarindi zina rikwiriye icyubahiro, ntarindi zina rikwiriye kuririmbwa, ntarindi zina rikwiriye gushimwa uretse Yesu umwana w'Imana, uretse Yesu ukwiriye gushimwa. Amen. Haleluya. Yesu yaranesheje, yatsinze Satani, atsinda n'urupfu, yagiye kuzimu azamukana imfunguzo, kigura ibituro yabera ubu ni muzima. Haleluya. Tumuhe icyubahiro, aragikwiriye, tumuhe icyubahiro. Amen. Abo yakomeye nimundeke nyibyinire, yanyujije kurya ibishishwa nimundeke nyibyinire, yanyujije ibicocero nimundeke nyiririmbire. Iyo Mana irakwiriye nimumfashe tuyihe amashyi, iyo Mana irakwiriye nimumfashe tuyitambire. Amen. Haleluya. Yesu yaranesheje, yatsinze Satani, atsinda n'urupfu, yagiye kuzimu azamukana imfunguzo, kigura ibituro yabera ubu ni muzima. Haleluya. Tumuhe icyubahiro, aragikwiriye, tumuhe icyubahiro. Amen. These vibes, oh my God. Namuye ijanda angeza muri Uganda, namuye kwisuka angira umuvugabutumwa, indugu wo kwizerwa ubu nanjye ndakenerwa. Nifuzaga imodoka ubu n'indege tuzijyamo, nifuzaga ibijumba agafiriti turakarya, inkoko turazirya ndetse n'inyama zikahaca. Iyo Mana nayiki uretse kuyitambira, iyo Mana nayiki uretse kuyibyinira. Nibutse aho yankuye amateka sinayamara, ariko wa Mana we urahambaye koko, nta kintu na kimwe mfite cyo kuguha uretse kugutambira. Yesu wacu ku Cyanika mu kagari ka Kigarama, wa mwene ritararenga muri ya mabuye hari kuzava iki koko? Oh, haleluya. Nibutse aho wankuye, nibutse kugira neza kwawe, warakoze Mana, nanjye nzahora nkuririmba. Haleluya. Yesu yaranesheje, yatsinze Satani, atsinda n'urupfu, yagiye kuzimu azamukana imfunguzo, kigura ibituro yabera ubu ni muzima. Haleluya. Tumuhe icyubahiro, aragikwiriye, tumuhe icyubahiro. Amen. Haleluya. Yesu yaranesheje, yatsinze Satani, atsinda n'urupfu, yagiye kuzimu azamukana imfunguzo, kigura ibituro yabera ubu ni muzima. Haleluya. Tumuhe icyubahiro, aragikwiriye, tumuhe icyubahiro.